Yesu ashimwe nanone nongeye kubasuhuza mbifuriza umugisha mbifuriza amahoro mbifuriza kurindwa no kuyoborwa n'umwuka wera. Uyu munsi nanone kuko twabisezeranye gushize ni umunsi wa deliverance, umunsi wo kuwa gatatu, umunsi tuza dufata wo kwirirwa imbere y'Imana tutafashe ikintu cyo kurya tukiriza kugira ngo dusenge Imana. Kwiyiriza rero ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cyiza iyo ugize icyo wigomwa, icyo ureka kubwo gusenga, kubwo gushaka Imana, birafasha kandi ni ibintu by'ingirakamaro. Rero nabasaba ko abakurikira, ndabizi ko mukurikira muri abantu batandukanye, tuba dufitemo ibice by'abantu bitandukanye, hari urubyiruko, hari abasaza, hari abakecuru, hari ndetse abagabo bakiri bato n'abagore bakiri bato bakurikira iyi deliverance cyangwa se ijambo ry'Imana. Turahagararira ku murongo cyangwa se igice kiri muri Yobu ni ibice 42 umurongo wa 2. Haravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Uyu murongo niwo tuza guhagarariraho. Uravuze ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Uyu munsi ndaza kugenda ndirimbamo gake gake, ubundi kandi dufate n'umwanya wo gusengera ibyifuzo, ibibazo bitandukanye. Nanone ndafata n'umwanya wo kuvuga ku magambo make ubuhanuzi nibugenda buza ndagenda mbuvuga. Hariho ibintu bitanu rero turi buganireho kugira ngo muze kubitekerezaho. Ikintu cya mbere ni abantu bakiri mu byaha bifuza gukizwa, icyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni abarwayi. Icya gatatu ni abacuruzi. Icya kane ni abakozi bakorera umushahara w'icyumweru se, ukwezi, muri bene ubwo buryo. Icya gatanu ni abanyeshuri. Reka tuganire kuri ibi bintu ko ari bitanu, tubifatire umwanya tubiganireho, mbaganirize, kubera ko ni umwanya wa deliverance, ni umwanya dukora umwanya mutoya, ariko noneho turakora dutuje, tukore shaka turenzeho iminota kugira ngo abantu bumve neza. Uyu murongo tuvuze kuvuga ngo nzi yuko ushobora byose. Yobu yari afite ibintu bitandukanye, hari ingorane yari yahuye nazo, hari ibibazo yari yahuye nabyo bikomeye, ariko akomera ku Mana. Harimo ibigeragezo bikomeye, intambara nyinshi bimugora, bimuvangira, bimuremerera, ariko yarakomeye ku Mana. Yari azi yuko Imana ishobora byose, yari ayizeye n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose n'imbaraga ze zose. Rero nagira ngo natwe abaza gukurikira cyangwa se muri iki gihe cyacu, muri iyi myaka yacu turimo, muri ibi bihe bigoranye, ibihe by'imperuka, ibihe birimo ibintu byinshi bivunanye bigoranye, kumbwiye kuvuga ku bintu bitanu, ariko nateguye ibintu mfite byinshi byo kuzagenda mbaganirizaho. Mfite ibintu bigera kuri 25, nibyo nahisemo bikeya, ariko ni byinshi cyane tuzagenda dukora, kubera ko dukora buri wa gatatu rimwe mu cyumweru. Nzagenda mbaganiriza mbereka utaha kwa gatatu, cyumweru gitaha tuzafata ibindi bitanu n'urugero. Ariko ibi bitanu tugiye gufata nagira ngo mbibutse kandi mbakangure. Hari urubyiruko bahura n'intambara zabo zihariye. Ni nacyo cyifuzo cya mbere tugiye gufata, cyo gusengera abapagani cyangwa se gusengera abantu batarakizwa cyangwa se abifuza gukizwa. Harimo urubyiruko mu bantu batarakizwa, harimo
abagabo, harimo abagore, harimo abakecuru, harimo abasaza. Abantu benshi bakizwa barembye, barwaye, bari kwa muganga bagiye gupfa, basigaje iminota mike, yagira amahirwe yo kumva umupasitori, umuvugabutumwa, umukristo umubwiye ati ihane, atura, kira Yesu, akabikora ku munota wa nyuma. Ariko ni ibintu tugomba gutegura. Agakiza karategurwa, agakiza turagakorera. Ni ukuvuga ngo tugomba gusoma cyangwa se kuba twarabwirijwe ijambo ry'Imana, twarangiza tukemera, tukatura. Kwatura ni ukwemera kwakira Yesu k'umukiza n'umucunguzi. Iyo umwakiriye rero akubera igisubizo, akubera intsinzi, akubera umwami, akubera umucunguzi. Hari agakorasi nkunda cyane kaza kavuga ngo data mwira wanjye, mbwira amakuru y'ibihe, mbwira amakuru y'imyaka. Kandi mu bifurero bimirwa abanyekongo twakuranye nabo tugasengana rimwe na rimwe, bakundaga gucuranga bafite ingoma, ndabona ziri no hafi yanjye ingoma. Hari ukuntu ubundi gucuranga ingoma nje ntabwo nabikoze cyane, nta nubwo nanabishoboye, nta nubwo mbizi. Nje icyo nari nshoboye kiri umusore, kuko nakiriye Yesu nkiri muto, ndi umusore, kwari ukubyinira Imana, gusirimba, tugasimbuka tukagera hejuru iriya. Ariko amakorasiyo arakomeza, ritime irakomeje, nubwo turigenda tuba abasaza, ariko turacyakomeje wa murimo wo gukora umurimo w'Imana. Aka gakorasi rero kavuga ngo data nshuti yanjye, mbwira amakuru y'ibihe. Data mwila wane, mwile myaze myaka, data mwila wane we, mwile myaze myaka. Ni ukuvuga ngo data mana yanjye, mbwira amakuru y'ibihe bigiye kuza, y'ibihe biri imbere. Kongera tukavuga ngo biriya tugahunira bikora mukoleka, biriya tugahunira bikora mukoleka, biriya tugahunira we bikora mukoleka. Biriya tugabwirwa na rurema bikora mukoleka, biriya tugabwirwa bikora mukoleka. Nako ni ukuvuga ngo birya bintu watubwiye kera muri 90, birya bintu watubwiye 89, birya bintu watubwiye muri 91, birya bintu watubwiye muri 92, bya bintu watubwiye ya mabanga waduhishuriye muri 93, nibyo tugenda tuvuga ngo Mana, niyo yikora sivuga ngo mwami, birya bintu twahanuye, twacanye inkwi z'imigano, inkwi z'ibiti bisanzwe, dusohoka ku kwezi tukandika tukavuga ibizaba, ibyo bintu ko biraba mwami. Data mwila wane, mwile myaze myaka. Ubu ngubu ko ndayibwira ngo mwami, mbwira nanone imyaka izaza bizaba bimeze bite. Niho duhita duhanura rero, kavuga ngo kambwira ngo dore mu gihe kigiye kuza mwana wanjye. Kuko tuba tuyihendahenda, iyo dufite akagoma ducuranga tuvuga, tuba tuyibwira duhendahenda. Ubundi mu cyumba cy'amasengesho n'ahantu tubwira tugahendahenda Imana, tukayinginga, tukayibwira. Iyo tuyiganiriza, tuyibwira, iratubwira, ikatubwira ibihe bigiye kuza, ibihe bigiye kuza mu gihe kiri imbere. Ubushize naravuze ngo hazaba ubuzutse. Ubundi kandi hari n'ibyorezo by'indwara nyinshi biri imbere, ariko iyo dukomeza guhendahenda Imana, izitubwira bimwe, ikatubwira ngo biratambutse, bivuyeho. Natamwila wani, mwili myazi myaka. Dore hari hagiye kuzaba ibyorezo bikomeye, nubwo turi muri ibi bihe bya corona, naco ni kimwe mu cyorezo gikomeye, hari kuzaza n'ibindi, ariko Imana iravuga ngo kubera ko hagiye kuzaba ubuzutse, hazaba gukizwa kw'abantu, kandi hazaba kuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Abantu baribaza ngo turi mu bihe by'imperuka, abantu bakibaza ngo ese bizagenda gute. Bene data, itorero rya Kristo rizakomeza gukora, kandi umurimo w'Imana uzakomeza gukorwa. Itorero ntirizigera rihagarara. Hari abibaza ngo none se Bishop, k'umuhanuzi ubu ngubu ko mudaterana,
bimeze gute? Oya, Imana iratubwira ngo nta kibazo, mukomeze mwirinde kandi mukomeze musenge muganire n'Imana. Ntabwo itorero rya Kristo rifunze kuko abantu babitekereza. Abantu ntabwo baje mu rusengero kubera ko hari ibyorezo, ariko nanone ni isomo kugira ngo turusheho kwiga n'umunzani. Ibi bihe bya corona ni ibihe byo kugira ngo abantu bapimwe, abantu bashirwe ku munzani. Hari abantu bampamagara buri mwanya cyangwa se kenshi ngo turashaka gusezerana, kabwa ntimutegereze mwihangane, kabwa ntoya turashaka gusezerana imbere y'Imana, waza mu rugo mu nzu ukadusezeranya, ariko ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo tugomba kubahiriza amabwiriza dufite, kandi ntabwo ari inyuma y'umurongo w'umugisha cyangwa se w'itorero rya Kristo. Datamwila wani mwini myazi myaka, datamwila wani mwini myazi myaka, biatugawilwa na lulema bikola mukoleka. Tatenda mambo Mungu, atatenda mambo Mungu. Hakuna neno lisilowezekana, tatenda mambo Mungu. Uzukora ibitangaza. Ako ni agakorasi tuza turirimba igihe hari ibintu byananiranye, igihe hari ibyifuzo bikomeye, ibintu byananiranye, nico gihe tuza turirimba tuvuga ngo uzukora ibitangaza mwami. Tatenda mambo Mungu. Hakuna neno lisilowezekana, tatenda mambo Mungu. Tatenda mambo Mungu. Kati nchi yetu atatenda mambo Mungu. Tatenda mambo Mungu. Ufite abapagani mu muryango, hari abasinzi, hari abarozi n'abandi, hari abicanyi, hari abantu bakora ibyaha bari mu muryango wawe, ariko nagira nkubwire ngo uyu ni umunsi twavuze ngo turasengera abapagani, abatarakizwa, ari naco cifuzo cacu ca mbere cyo gusengera abapagani. Iyo tugiye guhendahenda Imana, tuza tubanza tukayihendahenda, tukayibwira, twarangiza tukayibwira ko hari ibyifuzo bikomeye, kubera ko uri Imana ishobora byose kandi ufite imigambi myiza ku buzima bw'abantu bawe mu isi. Nico gihe tuza tubwira Imana tukayibwira ngo mwami, kora ibitangaza bikomeye, kora ibintu bikomeye. Nagira ngo wa musore ushaka gukizwa ariko byarakunaniye, ushaka kureka urumogi byaranze, ushaka kureka inzoga byarakunaniye, urabigerageza ngo ubireke bwaca bikagaruka, ariko nagira ngo ubwire ngo Yesu ni umunyembaraga. Hari abafite ibyaha bitandukanye kandi byababase, byabaguye, byababujije amahoro, ariko nagira ngo mbabwire ko Yesu ashobora byose. Je naramubonye, Yesu naramubonye, nabonye akora ibitangaza bikomeye. Hari experience, hari n'igihe abantu bavuga ibitangaza by'abandi. Hari igihe nza mvuga, ntabwo nza nkunda kuvuga cyane ibitangaza ngo mvuge kuri Abrahamu, mvuge kuri Abrahamu na Sara, mvuge kuri Yosefu, mvuge amasengesho atandukanye yaba Danieli, mvuge kuri Danieli, mvuge kuri Meshake, Shadrake, Abedenego. Ntabwo ubundi ntinda kuri ibyo ngibyo cyane. Abo ni abantu b'intware, ni abantu bagendanye n'Imana, ariko iyo nkurikiranye nza ndeba kareba iby'Imana yankoreye. Iyo ndebye iby'Imana yankoreye usanga ari byinshi cyane. Aha twicaye ni mu cyumba cy'amasengesho, dutangira mu 2000, mu mpera z'2000 twatangiye itorero rya New Jerusalem. Dutangira muri vide, dutangira gusa kubwijwi ry'Imana, ariko Imana yavuze, kubera ko Imana yari yavuze, Imana ndayizera. Aha hantu twahaguza ari mu gisambu, ari ahantu ari mu ntoki, ariko narazaga kwicara hano hari umubu mwinshi cyane, kavuga ngo mwami ibyo wavuze uzabisohoza. Imana ndayibona, twubaka urusengero rw'ibiti n'imbaho, hinjiragamo umuyaga uhuha rwose, ariko uyu munsi hari amakaro mu cyumba cy'amasengesho, kirubatse n'amatafari ahiye, ni icyumba cyiza cyane. No kuvuga ngo Imana yakoze, yahinduye amateka y'aha hantu, tukabona icyumba cy'amasengesho cyiza, tukabona urusengero rwubatse rwiza, n'igikorwa n'igitangaza cy'Imana. Ico gitangaza rero
nico kinyemeza ko n'abapagani, abasinzi, abarozi, abasambanyi, abantu bakiri mu byaha gukizwa biroroshe kandi ni ibintu byoroshe cyane. Je nabonye Imana ikura mu byaha. Nakijwe ndi muto myaka 19, ariko mu myaka mikeya gusa, mu myaka imyaka 3 niyo nakozemo ibyaha. Niho nanyoye itabi, niho nanyoye inzoga mu myaka 3. Imyaka 3 niyo nagize mu byaha. Niyo nagize mu byaha. Ikintu nanywaga ni inzoga, kandi inzoga nanywaga ni kanyanga. Nanyoye kanyanga, nywa n'itabi. Tabi ririya tabi bahinga mu rurimi babyitaga ngo ni itabi ry'ibicwira, ni itabi ry'abagari bakuraga mu murima bakaryanika, barangiza bakarifungira ahantu hamwe. N'iryo tabi twanywaga. Umuntu nibaga inkono ya sogokuru kamwiba inkono kubera ko yatumaga igishirira, noneho ngakurura wa munsi. Umunsi wa mbere nari nkoyeho nararutse cyane, ariko buhoro buhoro genda menyera rya tabi ndinywa mu myaka 3. Ariko mu myaka 3 nanyoyeho itabi n'inzoga, nari ngeze mu rwego rwo kubyuka nijoro nkanywa itabi. Ni ubukoroni, ni pepo zikomeye cyane, ariko nasanze habamo abadayimoni bo mu rwego rwo hejuru. Imana rero inkura muri gahunda ya kanyanga. Kanyanga umunsi umwe yari igiye kunyica, naryamye saa 7 z'amanywa, mzuka saa 11 z'umugoroba, nibwira ngo burakeye n'undi munsi. Ariko kanyanga yari igiye kunyica, kandi icyo gihe nari mfite umugore, nari maze gushaka, nywa kanyanga nyinshi iramfata, yari igiye kunyica. Ariko Imana yankuye aho hantu, ikankura kuba nararokotse kanyanga ntiyanyica. Ni igitangaza gikomeye. Nagira ngo nkubwire ngo nawe birashoboka. Nawe birashoboka ko Imana yagukura muri kanyanga. Birashoboka ko Imana yagukura mu rumogi. Birashoboka ko Imana yagukura mu busambanyi. Birashoboka ko Imana yagukura mu bugambanyi. Birashoboka ko Imana yagukura mu ishari urimo, kandi Imana yabihindura. Ndabizi ko muri iki gihe abantu benshi, urubyiruko abo twatangiriye rimwe gusengana, bamwe babivuyemo kubera ubwoba. Bamwe ni abarozi, abandi ni abasambanyi, abandi ni abasinzi, abandi bari mu byaha bitandukanye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ubwoba nta kamaro, kandi ugira ubwoba ukazapfa. Abantu batinya gupfa bakaja mu byaha, kandi nyamara bya byaha n'ubundi bazapfa. Nagira ngo ngarure abantu benshi bariho bajya kwa Satani gukorera Satani, mugaruke, data aracakomeye. Atatenda mambo Mungu, atatenda mambo Baba. Imana iranyereka, irambwira ngo nubwo ubona bari abantu bagiye bakadorongera bakinjira mu byaha, ariko umunsi umwe zabagaruza inkoni yanjye ikomeye, ndi Uwiteka. Imana irambwira ngo nubwo abantu bari baje mu byaha ari benshi, ariko bazongera babivemo kandi bazakizwa. Nagira ngo mbakangurire gusenga no kumva Imana. Bene data, ubuhungiro aho tubufite ni mu Mana, naho mu byaha kwa Satani ni mu rupfu. Abantu benshi baje mu byaha barapfa, Shitani irabica. Ndabizi neza yuko uyu munsi reka bibiri banga, kubera ko nzanganiriza data akambwira amabanga. Hariho ingorane zikomeye. Abantu bariho baje mu burozi, abandi bakaja mu busambanyi, abandi bakaja mu businzi. Imana yarambwiye ngo hari abadayimoni bakomeye. Pitela dosala miringatre ribonia kotore bande rigesike bonde la rifesike bois et de l'emanda. Imana kirambwira ngo hari abadayimoni bakomeye. Ubu abakozi ba Satani, abapfumu n'abarozi, ko barakoresha amapepo akomeye y'inzoga, bagashira abantu mu nzoga, abantu bakaja mu nzoga bibwira ngo ni ibikino, ariko bakazapfirayo kubera ko barozwe. Abandi baraja mu rumogi kubera uburozi, abandi baraja mu busambanyi kubera uburozi, abandi baraja mu burozi kuroga kubera imyuka mibi babasutseho, ikabatwara ubwenge, ikabatwara imbaraga, ikabatwara ibihe byo kwegera Imana no guterana, bakisanga baragiye gukorera Satani, basigaye bica abantu. Ariko nagira ngo mbwire ngo Yesu umwami, kandi garuka, ibintu birashoboka, haracariho igaruriro. Rero nubwo abantu bariho bajya mu byaha, nubwo abantu bari kwa Satani, nubwo abantu bari mu mbaraga z'umwijima, ariko nagira ngo mbabwire ngo hari igitare gikomeye, ni Yesu yankoreye ibitangaza bikomeye, ampa agakiza. Niyo mpamvu zamushimira, niyo mpamvu mukunda. Abantu bazabibaza ngo ariko kubera iki ukunda kubwira abantu, ukunda kuvuga ibyaha?
nkunda kuvuga ibyaha kuko ndi umuntu warokotse ibyaha, ndi umuntu wavuye mu byaha mu myaka 3 gusa, ndi umuntu ukiri mutoya, ariko Imana ikamkuramo, nzanyishimira kuko Imana yakoze ibintu bikomeye cyane. Nigeze gusanga ni umusaza witwa Kabunda, bari mu masengesho, bari mu ihuduma, bari mu masengesho, bari mu cyumba cy'amasengesho, noneho ndabinjirana, je nari umugatolika, noneho binjiranye baramfata, ari benshi baramfata, bansindagirira hasi, bansengera, bavuga mu ndimi, amaze bavuze mu ndimi, ndavuga ati baranishe noneho babagabo, bavuga mu ndimi, baravuga ibintu by'Imana ibabwiye, ariko barangije barambwira ibyo bambwiraga, barasohoka baragenda. Noneho bagiye gutaha basezera bava ku mwivuga butumwa ryabo, ndamukurikirana Kabunda, ndamubaza ati mbwira usobanurira birya Imana yavuze. Aransobanurira umugabo Kabunda, aransobanurira, arambwira ngo nutasenga ngo uzarwara abadayimoni. Nindasenga nzarwara abadayimoni, nudasenga uzafatwa n'abadayimoni. Okay, ndavuga ati nta kibazo, nzabyitoza. Ndatangira buhoro buhoro, nuko natangiye gusenga, nuko naje gukizwa pfura na Yesu, kandi Yesu nahuye nawe sinamurekura kuko yampaye umugisha. Yampaye umugisha mu buryo bukomeye, yampaye agakiza, ndagakunda. Niyo mpamvu ndi umuvugizi w'itorero uyu munsi, umuvugizi wa New Jerusalem. Umuvugizi wa New Jerusalem, impamvu nayoboye itorero kugira ngo kora umurimo w'Imana, ndafite ibindi bintu bingora bimvangira, kandi ndabishimira Imana. Iyo Mana rero izikura abantu mu byaha, umuntu akava mu byaha akagenda azamuka buhoro buhoro kugeza ubwo aba umushumba, akaba umupasitori, akagenda agakomeza akaba umusenyeri, akayobora itorero, cyangwa se akayobora amatorero menshi, akayobora abantu benshi. Ni umugisha ukomeye. Guca bugufi ni ikintu cy'ingenzi. Rero nariho mvuga kugira ngo mwumve neza abapagani ko mushobora gukizwa, kandi Yesu akabakurayo, akabagira abantu bazima, mukazabona ijuru, mukazabona ubugingo buhoraho. Asante Yesu, amen. Asante Data, amen. Ugira neza mwami, urakoze kukoze igitangaza gikomeye. Ndagushimiye kuko uhinduye amateka aba bantu ngiye kubasengera. Mwabapagani, mwabasinzi mwe, ziriya details z'ibyaha bitandukanye murimo, reka mbasengera Imana ibagarure. Ndinkiri ku cyaha cya mbere, cyangwa se point ya mbere navuze ya deliverance y'uyu munsi, abapagani. Reka nsengera abapagani. Untega amatwi nushaka ureke kubyemera, nushaka kubihagarareho, ariko ndakubwira ko Yesu iri sengesho ngusengera nk'umuhanuzi iragufata. Trite demenia banda la desike bonde la ridesiri igrini merita metike egresivation eglemande. Yesu ndamwemera kandi naramubonye, iyo mvuganye, iyo muganirije nkamuhendahenda akanyemerera gusa, ibintu birashoboka. Wowe ukurikire, nushaka ukurikire gusa, nurangiza uvuge ngo ngiye guhinyuza ibyo uyu mugabo ariho avuga, ngiye guhinyuza ibyo uyu muhanuzi ariho avuga, ariko nukurikira aka kavideo, ugakurikirira ijambo, ibyaha urimo byose Yesu azakora igitangaza, uzabona imbaraga z'Imana, azagukuramo, kandi azabigukuramo ku mbaraga. Ubyemera utabyemera azabigukuramo. Ashobora kubigukuramo ufite akaguru kamwe, ashobora kubigukuramo ufite ukuboko kumwe, ashobora kubigukuramo ufite ijisho rimwe, ashobora kubigukuramo wabaye paralize, ashobora kubigukuramo, ariko uzabivamo kubera ko nizera imbaraga z'Imana. Iyo nganirije Data gusa akanshiriraho umukono, signature, akavuga ngo ndabyemeye mwana wanjye, ibyo uhanuye bizaba. Biba birangiye. Yesu ndamuzi, nagiye mubona mu bihe bitandukanye, muhendahenda. Iyo muhendahenda, ibintu byose mvuga azabikora. Kangusengere rero, ibyaha urimo ufata urumogi urushire mu maboko, dusengane kuko ushaka kurureka. Nurangiza urwo dusenga ufite mu maboko uze kurutwika. Inzoga ukunda kunywa wifate mu maboko cyangwa wishire imbere yawe, ubu tugiye gusenga. Nurangiza uvuge ngo inzoga ndayisezereye.
ubusambanyi n'ibindi bikoresho byose ufite bitandukanye by'ubusambanyi ubizana ubishira imbere yawe kugira ngo niturangiza gusenga ugende ubitwike. Abantu banywa navuze abanywa inzoga, mvuze abanywa urumogi, mvuze abasambanyi n'abarozi. Abarozi ugenda ufata ibirozi byawe, ibirozi byawe biheko ibintu mu gifurero twabyitaga ngo ni ibirozi, ni ibiheko ni ukuvuga ndumva ari ikirimi cy'abanyekongo. Ibiheko ni ukuvuga ngo ni ibirozi, ni imiti. Wifate mu maboko nayo, dusengane n'umara uje kwitwika. Ndabizi ko abarozi baza bashaka kwihisha, baza bashaka kugira ngo batagaragara, abantu batabamenya, nyamara Imana izibagaragaza bakagaragara kandi barazwi. Ntabwo bihisha, ubundi ntabwo ushobora kwihisha ukorera Satani, kuko Imana izibatwereka, ikatwereka amabanga yabo n'ibyo bakora n'ibyo barimo. Rero ibyaha bitandukanye urimo ukora ubyegeze hafi yawe, dusengane, iyo myuka iratsindwa, ndabizi neza kandi ndabyemera. Kadusenga Imana. Mwabyegeranije neza, mubyegeranye neza, dusengane, mwabyegeranyije. Ngiye kubasengera. Data umuremyi w'isi n'ijuru, Imana ishobora byose, je imbere yawe muri aya masaha, muri uyu mwanya, ngira ngo ukore igitangaza gikomeye. Aba ni abapagani, aba ni abantu bashaka gukizwa, ariko byari byarabananiye. Nk'umuhanuzi, nk'umushumba, mbatuyeho umugisha, mbatuyeho gukizwa, mbatuyeho agakiza, mbatuyeho guhinduka, mbatuyeho kuva mu isi y'umwijima. Ndatwika izi mbaraga, manura umuriro wawe Yesu, twike izi mbaraga z'ibirozi, ibi birozi bishe bitwikwe n'umuriro wa Yesu. Uru rumogi rutwikwe n'umuriro wa Yesu. Iyi kanyanga, izi nzoga zitandukanye banywa zitwikwe n'umuriro wa Yesu. Ubu busambanyi, ubu buraya, iyi myuka y'ubusambanyi itwikwe n'umuriro wa Yesu. Mana, ibi byaha mbimanuye mu muriro kugira ngo ubisenye. Aba bantu bakizwe, bakumenye Mwami, bakwakire nk'umukiza n'umucunguzi. Data ndagushimiye ko ukoze operasiyo ikomeye. Je ndasenze kubera ko tuza tuguhendahenda, tuza kwinginga ukatwumva. Mana, akora igitangaza gikomeye. Umva we. La bite drime si vastoti sele grini militu vedegescatio della rimedea. Imana iremeye. Imana iravuze ngo aba bantu nibakurikira gusa iki kiganiro, iri jambo uvuze, iri sengesho, ndamanura imbaraga z'umuriro kandi bazahinduka. Byanze bikunze uzahinduka, byanze bikunze uzakizwa ku mbaraga, kubw'inkoni y'Imana, kubwo kw'Imana, kubw'ikiganza cy'Imana, kubwo gukora kw'Imana. Mana, ndagushimiye kuko zigitangaza gikomeye, aba bantu bagakizwa kandi bazatanga ubuhamya, bazavuga izo wakoze uyu munsi. Le tort de ministre et voter l'américation de l'Arménie. Je mets tout aux digations de la divinité, prostation de compte, limitola, brimisanko et vidage. Ndagushimiye Kristo kuko zigitangaza gikomeye, ibi byaha bikaba birekuye, aba bantu bakaba bahindutse, bakaba bayibyaremwe bisha. Urakoze kubahaye umugisha n'amahoro n'imbaraga. Ndagushimiye kuko bahinduye amateka, bagakizwa, bakakumenya, bakazabona ijuru. Ni mu izina rya Yesu nsenze kandi nsabira aba bantu bakurikiye kuri iki kibazo cy'icifuzo cya mbere, iki kibazo cya mbere cy'abapagani. Ndagisengeye kandi ndagushimiye ko bahinduye, bazavemo abaririmbyi beza, bazavemo abashumba beza, bazavemo abavuga butumwa beza, bazavemo abahanuzi beza, bazavemo. Ndagushimiye kuko zigitangaza, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndabasengeye kandi nizeye gukora kw'Imana, nizeye ibitangaza by'Imana, nizeye imigisha itangwa n'Uwiteka kuri iyi ngingo, kuri iyi point. Nzi ko Imana igiye kubakorera igitangaza gikomeye kandi muzabibonesha amaso, niko Imana ivuze. Imana irabyemeye, mwitegure gukizwa no kugendana n'Uwiteka. Cya kabiri, tugiye gufata cya kabiri, icyifuzo cya kabiri cy'abarwayi. Abarwayi
abarwayi nabonye Yesu akiza abarwayi. Hari ibintu tuvuga tukavuga ngo nuko twasomye Bibiliya, nuko twarebye ibitangaza Paulo yakoze, imirimo ya Paulo, uburyo ntabwo ari uko dusoma gusa muri Bibiliya ngo twizere gutyo gusa ngo twavuze ngo Mana nzi yuko ushobora byose tugendeye ku ijambo rya Yobu cyangwa se uko Yobu yatuye, uko Yobu yavuze. Uyu munsi bifate bibi byawe. Nje nabonye Yesu akora igitangaza. Mu myaka ngize nsengera abarwayi, indwara zose zirakira, indwara z'amoko yose zirakira. Nabonye Yesu akora ibitangaza bikomeye. Nabonye Yesu agarura umuntu wapfuye, bavuga ngo bahamagare abaza gushingura, turasenga Imana iramugarura. Narabibonye Imana igarura umuntu wapfuye. Nabonye Imana igarura abantu barembye bafite indwara zikomeye, Yesu akabakiza. Ushobora kumbaza ati se none Yesu ko akiza abarwayi ntabaza bapfa? Turasenga Imana ikatubwira ngo uyu murwayi azapfa, tugasenga ariko ikatubwira ati nubwo mumusengeye ariko agomba kugenda, agomba gutaha. Abandi tukabasengera ikatubwira ngo barakira, kubera ko bamwe ivuga ngo barataha bagende. Hari uwitubwira ngo uyu muntu ni mumusengera agakira, nagaruka azakora ibyaha, azapfira mu byaha, azagorana. Ariko kubera uko ameze, ni mumusengera ahagaze neza, ari mu murongo mwiza w'Imana, agomba gutaha hakiri kare akazabona ijuru. Abo turabareka bakagenda rwose bagataha bakajya mu ijuru. Abandi nabo bananiranye bari mu byaha badashobora gukizwa, Imana iratubwira turiya uko byagenda kose azapfira mu byaha, nta kundi byagenda. Twebwe tuba dukeneye sinyatire gusa, kashe y'Imana ikatubwira, twarangiza tugasenga. Rero nagira ngo mbwire abarwayi, mwebwe murwaye indwara zitandukanye. Ufite ikibazo cya kanseri, ufite ikibazo cy'umwijima, ufite ikibazo cy'umutima, ufite ikibazo cya diyabete, ufite ikibazo cy'imitsi, ufite ikibazo cy'umugongo, ufite ikibazo cy'ubwonko, ufite ikibazo cy'ino rirwaye, ufite ikibazo cy'amaso, ufite ikibazo cy'amatwi, ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaboko, ufite ikibazo cya pararize, ufite ikibazo n'indwara zitandukanye. Reka ne gukomeza na detaye z'indwara zitandukanye, ariko reka ngufate kubwire ngo indwara uko yaba imeze kose, Yesu niwe ushobora byose. Rero nagira ngo nkubwire wizere. Icyo nkora ni ukusenga, ngasenga kandi isengesho rigufi. Arabibaza ngo none se Bishop kuza usenga isengesho rigufi, buriya Imana ihita ikora? Abantu benshi iyo mbasengeye haravuga ati none se buriya aransengeye ko atankozeho, ko atandambitse ibiganza mu mutwe, ko atandambitse ibiganza mu mugongo. Ibyo narabikoraga kenshi. Tugitangira gusenga nasengeraga abantu, abadayimoni baje mu mutwe ngafata mu mutwe, baje mu rutoki ngafata urutoki, baje mu kuguru ngafata ukuguru. Ariko maze gukura mu buryo bw'umwuka naje gusanga atari ngombwa. Mfite autorite, mfite imbaraga, mfite ubutware kubera Yesu. Ndategeka indwara zikagenda, ndategeka ibyananiranye bikabonerwa ibisubizo, ndategeka indwara zikimuka zikava amaraso. Hari n'abavuga ati corona nirangira je nzaza ndambike ibiganza. Nubwo waba uri Etazini nanje ndi Kigali, ni isengesho ntuma gusa Yesu agakora igitangaza. Kandi amasegonda Yesu akoresha kugira ngo iyo pepe isohoke turi kumwe Kigali, niyo n'ubundi akoreshwa kugira ngo iyo pepe isohoke uri muri Etazini. Takure hariho, kuko Imana ishobora byose kandi iteguye gukora ibitangaza mu buzima bw'abantu. Rero twahawe uwo mwuka w'imbaraga, cyangwa se izo mbaraga z'Imana, ubwo bwenge bw'Imana, izo mpano z'Imana dukoresha, Imana igakora ibitangaza igakiza indwara. Nagira ngo ubwire ngo indwara urwaye rero reka kuyita yawe, ni ya shitani, ni indwara shitani yaguteje kugira ngo ikuze amahoro. Kandi iyo ndwara ikurimo kugizemo igihe, ariko umuti ukomeye nagira ngo gukangurire gusenga, gukangurire kwegera Imana. Buriya hari igihe biza ari n'inkoni, bamwe na bamwe ntibanabimenye, ugasanga abantu barwaye
bagize imyaka myinshi barwaye, kumbe ni umukirisitu ugize imyaka mu rusengero, ntaza akiranukira Imana, ntaza atanga icacumi, ntatanga amaturo, ahubwo arasebanya, avuga abakozi b'Imana nabi, avuga abantu nabi, aho kuvuga Imana, aho gutangira Imana, ahora aca imanza. Ni ikibazo gikomeye cyane iyo tugeze ku barwayi. Usanga abantu benshi bashaka kubaho ariko basenya abandi. Abantu baza basa n'ababyiganira Imana, bagasa n'ababyiganira ibitangaza, bagasa n'ababyiganira ko Imana ikora ibitangaza bikomeye. Imana irihagije, Imana ni ngari, Imana ni nini, Imana ni byose, Imana ishobora byose. Ntinaniwe gukiza indwara, ntinaniwe kuguha umugisha, ntinaniwe kuguha kubaho neza, ntinaniwe kugira ngo ube muzima. Ariko uburwayi ufitemo nawe ibintu udakiranuka, kubera kutazutanga icacu, kubera kudatanga amaturo ngo nawe gufasha pastori. Pastori agomba kubaho neza, pastori agomba kugira imodoka, pastori agomba kugira inzu, pastori agomba kurya neza, akaryama neza, akabyuka afite imbaraga, yariye neza, kugira ngo abashe gusengera n'abandi bantu, asengera abakirisitu, adashonje, adasengera umugati. Nabonye habamo ibigeragezo bikomeye cyane mu bashumba. Iyo umushumba atariye, iyo umushumba adafite icarya, ntabwo yasengera umurwayi. Abantu baba bakenera impano zikora, impano zakora gutetse zitagaburirwa. Impano ibikeneye ngo usenge wiyirize, ufata umwanya wo kwiriza. Uriyiriza se udafite ibyo kurya, uriyiriza udafite ibyo uza kurya nimugoroba, ugatinya noneho ukavuga ati utwo mbonyere kandi nge kuko ntazi ninja kwiriza nimba bikunda. Rero niyo mpamvu amaturo n'ibya 10 ni ngombwa ngo tubitange. Hari n'igihe abantu bazabibaza ngo none se ayo mafaranga ajya aribwa n'abandi. Ni amafaranga yo kugaburira, yo gutunga abashumba, abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana rero ayo mafaranga barayarya, bagura umuceri, bakagura amavuta, bakishura umuriro, baba bari no mu mujyi, bakeneye gucana, bakeneye ahantu habona, bakeneye amazi, ibintu byose biragurwa. Niyo mpamvu rero abakozi b'Imana tubahemba, tubaha amafaranga, tukabahemba. Insengero zihemba abakozi, zihemba abashumba, kugira ngo babashe gusengera umurimo, babashe gusengera itorero. Rero ibyo zonti tukaza duca imanza ngo tubitinde. Ushobora kuvuga ati none se nimbona amafaranga menshi nkayaha pasiteri, nkayamuha koko none se nimba wagize umugisha wungutse, ufite amahirwe, wabonye za miliyoni nyinshi, uratanga icacumi. Kubera ko se wewe wifuza kuzutanga icacumi c'udufaranga duke, aho gutanga miliyoni 50 z'icacumi, ukuba ushaka kuzutanga 10,000. Rero abakene, buriya abantu bakenye bakena no mu bitekerezo. Niyo mpamvu abantu muharo barwana, batongana, barwanira ibyubahiro, barwanira kuyobora insengero. Ikindi kandi hari n'igihe abantu bibwira ngo nje nzaba pastori ngo baza bampi za 10. Ntabwo bishoboka. Iby'umubiri ntabwo birama, ibyo kwishira ku pastori ntabwo bitinda. Ibyo gufata ukavuga ngo nzaba pastor ngo mbone ibya 10, ubwiye gukora escrow, ibyo uzakora ntibizarama, nta nico bizakugezaho, ahubwo uzapfa, bizakwica, uzapfira mu byaha, kandi bizaguteza inyatsi n'ibibazo bikomeye. Ubu pastor ni umuhamagaro. Iyo ari umuhamagaro bikorwa n'Imana. Imana iragufasha, ikagushoboza, ikaguha umutwaro, ikaguha gukora utishira hejuru, utikubita ku gituza, utumva kuri igihangange. Ari indwara ya karande yo mu muryango, ariko iyo myuka, izo ndwara nagira ngo kubira ngo ntaco ziri mu gutware. Reka dusenga Imana kugira ngo izo ndwara zikurekure. Rero rekura ibyo wubakiyeho, rekura gusenya abakozi b'Imana, rekura gusenya itorero, rekura kugambanira itorero ry'Imana, rekura iyo myuka yirekure. Byose nibigusenya, birekure kuko Imana itabishaka kandi idakunda bene abo bantu. Reka dusenga Imana. Sengera abarwayi, fata aho urwaye, nimba ari mu nda uhafate, nimba ari mu gituza uhafate, nimba ari mu mutwe uhafate, nimba ari umugongo uhakore, kandi nimba wumva urwaye udashobora gufata mu mugongo, ubwira uko urwaje, nimba ari hafi yawe umubwire ngo fata mu mugongo, ufatire ku mugongo. Dusenga Imana. Reka dusenga Imana. Sengera abarwayi, indwara urwaye iyo ari yo yose. Tugiye gutanga reka kubwire ngo tugiye gutanga gukiza, tugiye kuvuga gukiza, tugiye kuvuga Yesu ukiza, tugiye kohereza umuriro w'Imana aho hantu iyo ndwara iri, kugira ngo ube muzima
uzatangaze gukora kw'Imana n'icubahiro cy'Imana. Kadusenga Imana. Data, ndagushimiye ko uri umunyembaraga, ndagushimiye kuko uri umwami, ndagushimiye kuko uzuvuga bikaba, ndagushimiye ko uzutegeka bigakomera, ndagushimiye ko uzusenya ubutware bwose bw'abadayimoni, uzusenya imbaraga z'umwijima, uzusenya ibisigo bihuma, uzusenya amajwi y'umwanzi, uzusenya indwara. Mana, ndakwereka uyu murwayi, iyi ndwara arwaye niyimuke, iyi ndwara arwaye niveho, iyi ndwara arwaye mukize mwami, mukize, muhe kuba muzima. Iyi ndwara nirekura umubiri, iyi ndwara nirekura amaraso, iyi ndwara nirekura ibitekerezo, iyi ndwara nive mu bwonko, iyi ndwara nive mu mugongo, iyi ndwara nive mu maguru, iyi ndwara nive mu maso, iyi ndwara nirekure mwami. Ubwoko bw'indwara, ubukana bw'indwara, hari indwara abantu bavuga ko zidakira, hari indwara abaganga bavuga ko zidakira, hari indwara bavuga ko zigomba kubana n'abantu, abantu bakanywa imiti kugeza bashaje, kugeza bapfuye, ariko uri Imana uzi utegeka, uzuvuga ijambo rimwe ibintu bigakunda, ibintu bigashoboka. Sifa kwa Mungu. Mana, nziko ushobora byose, ushobora byose, uri Imana iri hagati yacu, uri Imana ifite imbaraga. Dite de la forme de la psyche proche à l'arima. Mana, ndagusabye ngo ukore igitangaza gikomeye. Kora kuri uyu murwayi, umutwe we, umugongo we, imbavu ze, amaraso ye, inda ye. Mana, ndagushimiye kuko umuhaye gukira, yakire kuba muzima. Isukari mu mubiri, ikibazo cya diabete, ikibazo, ndagushimiye kuko ze operation ikomeye, ndagushimiye kuko ijije umurwayi. Mu izina rya Yesu dusenze, urakoze. Amen. Nizere kandi mwakire gukira mu izina rya Yesu. Mbifurije gukira kandi mbifurije amagara mazima, mbifurije ubuzima bwiza kandi mbifurije kubaho neza. Icifuzo cya gatatu n'abacuruzi. Abacuruzi bafite ibintu bitandukanye bakora. Nagira ngo mbwire abacuruzi baza bareka kwiba muri business zabo bakora. Ureke guhindura umunzani, ureke gushaka kunguka ibyo Imana itaguteguriye. Reka guhindura. Hari uburyo bazavuga ngo umunzani barawuhindura, bica umunzani ugapima ibitari byo. Umunzani ugomba kuwureka ugapima ibiri byo. Ikindi kandi ugomba gutanga umusoro wa leta. Imisoro usabwa ya leta ugomba kwikiranukamo, ukayitanga, warangiza ugasenga Imana ikakwagura muri business. Reka kwiba kugira ngo wunguke, reka kwiba kugira ngo utunge vuba. Urasiganwa n'iki? Ahari Yesu, ufite Yesu, ugakora business ufite Yesu, urunguka bike ariko biri mu Imana, bikaba ibintu bikomeye. Abacuruzi rero, nagira ngo mbwira abacuruzi ko batagomba kwiba umusoro, batagomba kwica iminzani, batagomba kwiba, gufata ibintu bitari ibyabo bakabyitirira kubera ko bashaka gukira vuba. Ahubwo nagira ngo kubwira ngo tugiye gusengera business yawe, ukiranuka muri business, utanga umusoro neza, uvugisha ukuri, uko waranguye ibintu, ukabwira abakiriya bawe, ukababwira neza, ukababwiza ukuri, bakakugurira kubera ko uri umukiranutsi, bakakugurira kubera ko uri umunyakuri, bakakugurira kubera ko ukora ibintu muri transparency, ibintu bikora neza. Rero abacuruzi ntibagomba kwiba kugira ngo bakire, ahubwo bagomba gukiranuka, bagomba kwitwara neza kugira ngo babashe kuba bakire. Abacuruzi bazabasetsa, bazavuga ko batazi ibyo bungutse. Uko bagenda baguka muri business, bavuga ko batazi mu by'ukuri kubara icacumi. Bakavuga ngo ntabwo icacumi nagishobora, ngo biragoye. Nuko besha. Ntabwo ushobora kuyoberwa, kuza umenya kubara se ibyo ugiye kurangura n'amafaranga ugiye gushora nayo uzunguka, kuba uyazi ibyo ugurisha n'ibindi niba tutabimenya. Byose urabizi, ahubwo abacuruzi bahunga icacumi bakishirira umushahara, kubera ko abona ko azaza yunguka nibura nka miliyoni 50 z'amadolari n'urugero, cyangwa se ibihumbi 500, cyangwa se ibihumbi 200 by'amadolari, kugira ngo azatange icacumi cy'ibihumbi 200 by'amadolari, kugira ngo azatange icacumi
ca miliyoni imwe yabonye y'amadolari ayitangira ica 10 akiha umushahara kavuga ati nzaza mpembwa nibura ibihumbi 5 by'amadolari nizo nzaza mpembwa akishiriraho uwo mushahara akaza yinjiza miliyoni y'amadolari ariko akavuga ati umushahara ni ibihumbi 5 by'amadolari karahunga kugira ngo azatanga 500 n'urugero. Uwo ni umuforoderi, uwo ni umuntu wiba ushaka kwiba icacu. Ariko ugomba gukiranuka muri business, warangiza ukazaba umukire, umuherwe ukomeye wo mu rwego rwo hejuru, ugendana n'Imana, ukiranuka, uvuga ukuri kandi uri umucuruzi ukomeye. Kadusengera abacuruzi kugira ngo Imana ibahe umugisha, ibahe kwaguka, ibahe gutera imbere, ibahe gukora business neza kandi mutabesha, mutiba, kandi muzagira umugisha ukomeye, muzagira amahirwe akomeye muri business, muzaba abantu bakomeye, muzaba abacuruzi bakomeye kubera ko muzaba muri abanyakuri. Kambasengera Imana. Data ndagushimiye kuko uzutanga umugisha mu bacuruzi. Abacuruzi bahe kuvugisha ukuri, abacuruzi ubahe kuba abanyakuri, abacuruzi bahe gukoresha ukuri kandi bahe gukiranuka. Baguke muri business, bave mu tuntu duto bacuruza, binjire mu bintu binini, baba abacuruzi bakomeye, baba abantu bakomeye bacuruza ibintu bikomeye kandi babe abanyamugisha bo mu rwego rwo hejuru. Ndagushimiye kuko zigitangaza kandi ndagushimiye ko utanze umugisha muri aba bacuruzi bato n'abakuru, abakomeye n'aboroheje, abafite amafaranga make n'abafite menshi. Baha umugisha kandi bahe gutera imbere muri business. Ndagushimiye ko waguye business zabo mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusengere abakorera umushahara w'ukwezi. Abantu bakorera umushahara w'ukwezi nabo hari abakorera umushahara kandi ari n'abakristo tibatange icacumi. Bagomba kwitoza gutanga icacumi kabakorera umushahara. Kanabo tubasengere. Mana ndagushimiye kuko uri umunyembaraga, kweretse abantu bakorera umushahara w'ukwezi, ubahe gukiranuka mu cacumi n'amaturo kandi wagura imbago zabo. Bakunda guhembwa ku kwezi, bakunda gukorera amafaranga y'ukwezi kandi n'umugisha ubahe gutera imbere. Ibyo bakora bibe byiza kandi bagira umugisha ukomeye, batera imbere mu buryo bukomeye. Ndagushimiye ko bahaye umugisha mu izina rya Yesu. Icifuzo cyo ni cya 4 turangije, icifuzo cya 5 arico tugiye gusorezaho c'abanyeshuri. Nzi yuko ababyeyi bababazwa n'abana babo iyo batsinzwe. Ababyeyi bababazwa n'abana babo iyo badafite ubwenge mu ishuri. Ababyeyi bababazwa n'abana babo iyo babona abana mu by'ukuri batevuriwa mu masomo. Ababyeyi bacika intege, barababara, birabahangayikisha, bibabuza amahoro, na wa mwana akagira complexe kubera ko nta diploma afite, ariga atarangiza amashuri, agahora ahantu hamwe, bimuca intege kandi birababaza cyane. Reka dusengera abana bato kugira ngo bagire ubwenge, dusengera abanyeshuri kugira ngo bige neza, dusengera aba banyeshuri kicifuzo kugira ngo abana bige, bagire umurongo wo kwiga, batuze bige kandi batsinde neza. Tugiye kubisengera Imana kugira ngo aba banyeshuri aba biga, ndabyizi ko hari aba bifitemo ku giti cyabo baza kuvuga ati ndi umunyeshuri Imana ibimfashemo. Hari n'uvuga ati Imana ndashaka ko umwana wanje aziga akaba umuhanga, akiga amashuri akayarangiza. Ni byiza cyane, ni umurage, ni ikintu ciza ababyeyi babifuriza abana babo. Reka mu by'ukuri nagira ngo mbabwire ko Imana itanga umugisha ku banyeshuri bakiga bakarangiza amashuri kandi bikaba byiza, birashoboka kandi ni umugisha. Ni n'icyifuzo ciza, ni n'ikintu c'ingenzi mu buzima, cyane cyane muri iyi myaka, muri iki gihe bisaba kwiga. Katubisengera Imana, tubibwire Imana, tuyibwire ngo Mwami kora igitangaza muri uyu mwanya. Data wera, turaguhendahenda Mwami, ndaguhendahenda muri uyu mwanya Data we, kugira ngo aba banyeshuri bazabiga kandi babashe gutsinda. Dore ababyeyi barahangayitse mu mitima. Triple leva titele menise dromerigenia sans cessio de la vérité
complications des éritires et je distrarive tout aucune dimension éclair. Mana abanyeshuri bahe kwiga neza kandi bahe gutsinda. Aba bana bakiri bato bareke kurangara mu mashuri. Ababyeyi bafite umutwaro ukomeye w'abana babo kugira ngo bige neza kandi babashe gutsinda neza. Basabiye umugisha, basabiye amahoro, basabiye ubutsinzi kandi basabiye kugendana n'Imana. Mu izina rya Yesu dusenze urakoze. Amen. Nagira ngo mu by'ukuri tugiye gusoza uyu munsi kubera ko ndatekereza ko ushobora kuba mfashe umwanya muremure cyane, ariko ngiye kubasengera mbasabira umugisha kandi tuzakomeza ubutaha. Dufashe ibintu bitanu uyu munsi, ariko ubutaha tuzongera dufata ibindi nabyo kugira ngo turebe ibigenda bituma abantu bakurikira kandi bibafasha bitabatwara umwanya munini, kuko nabizi mukurikira inyigisho munasimbuka mwiruka muri mu kazi muri mu bintu byinshi, tuba dushaka ngo bibafashe biborohereze. Rero nk'umuhanuzi nagira ngo mbifurize imbaraga z'Imana, ubwiza bw'Imana, gukorana n'Imana no kugendana n'Imana. Ikindi kandi mukomeze gutuza no gushaka mu maso h'Imana, kuko imbere ni heza. Yesu afite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Reka guhangayika, reka kwigora, reka gucika intege, reka kwiheba. Muganga ashobora kuba yakwihebesheje, yakubwiye ko urwaye ibirwara bikomeye, ariko nagira ngo mubwire ngo Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma. Yesu niwe ushobora byose, niwe ufite umugambi mwiza ku buzima bwawe, kandi nagira ngo mubwire ngo Yesu yiteguye kukugirira neza no kuguha ubuzima bwiza. Data, ndagushimiye kuko mvuze izina ryawe kandi mvuze gukomera kwawe. Ni wowe ntangaza, ni wowe mvuga. Ibisubizo bitangwa nawe birakomeye. Ibi bintu bitanu mvuze muri aka kanya ndasaba ngo ubibemo kandi ubikore, kuko ni wowe nyiri icubahiro, ni wowe nyiri imbaraga, ni wowe ukora ibintu byose. Twe turi imiyoboro, ndumwe mu muyoboro ukoresha kugira ngo utange umugisha, kugira ngo ukize abantu, kugira ngo utange ibisubizo ku bantu babikeneye. Aba bantu rero baza gukurikira bakira ibisubizo byabo, bakira umugisha wabo kandi ubagezeho. Ndagushimiye Mwami kuko ndumwe mu miyoboro ukoresha, kandi ndasabira umugisha abakurikira bose, bahabwe umugisha, bahabwe imbaraga, bahabwe kwizera, kandi bahabwe kurindwa no kuyoborwa n'Umwuka Wera. Bakurikiye indirimbo zacu nk'abasaza tutazi kuririmba, ariko dukoresha turirimba tuguhendahenda, ukatwumva, ugakora ibitangaza bikomeye. Ndagushimiye kuko wanyumvise, kandi ndagushimiye kuko uri kumwe nanjye. Ndagushimiye ko utanze ubutabazi ku bantu batandukanye. Ubutabazi ndizera ko abantu batabawe, kandi ndizera kuko bahawe umugisha n'imbaraga, bahawe umugisha n'imbaraga, bahawe ibyishimo bikomeye, bahawe kwizera gukomeye, bahawe kubakira kuri Yesu no gukomera kuri Yesu. Ndagushimiye Mwami kuko uri urutare, uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ihambaye, uri Imana itegeka byose bigashoboka. Ndagushimiye ko uvuze ijambo rimwe gusa kuri aba bantu bari bafite ibibazo bitandukanye, kandi bakaba bakiriye ubutabazi butangwa n'ijuru. Urakoze kubatabaye, kandi urakoze kubagiriye neza. Icubahiro, gukomera, ubutware, amashimwe byose ndabigaruye ndabiguhaye, kuko ni wowe Mwami, ni wowe muremyi w'ijuru n'isi, ni wowe nyiri icubahiro cyose. Icubahiro, amashimwe no gukomera urabikwiye uri Data. Mu izina rya Kristo nsenze urakoze. Amen.
Trite demenia banda la desike bonne la ridesiri igrini merita metike egresivation eglemande. Yesu ndamwemera kandi naramubonye, iyo mvuganye iyo muganirije nkamuhendahenda akanyemerera gusa, ibintu birashoboka. Wowe ukurikire, nushaka ukurikire gusa, nurangiza uvuge ngo ngiye guhinyuza ibyo uyu mugabo ariho avuga, ngiye guhinyuza ibyo uyu muhanuzi ariho avuga, ariko nubikurikira, nukurikira aka kavideo ugakurikirira ijambo, ibyaha urimo byose Yesu azakora igitangaza